uyu munsi tugiye guteka inyama. Mu mavideo twagiye dukora menshi, twagiye twiga uburyo wateka inyama mu buryo butandukanye. Uyu munsi naho tugiye guteka isosi y'inyama. Isosi y'inyama ifashe ubona imeze neza, ushobora kurisha ubugari, umuceri, akawunga, ikijumba, ikintu cyose umva warisha isosi y'inyama. Tugiye gukwereka uburyo wateka isosi y'inyama ikakuryohera ku buryo uvuga uti iyi sosi nzajya mpora nyiteka. Yemwe we gendaho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Ndabasuhuje cyane mwese bitewe n'ahantu uri. Ndagusuhuje cyane abari mu Rwanda, muri Afrika, hanze ya Afrika, bari ku mugabane wa Amerika, mugabane wa Asia, mugabane w'Uburaya. Mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cya none. Uyu munsi tugiye guteka inyama. Mu mavideo twagiye dukora menshi, twagiye twiga uburyo wateka inyama mu buryo butandukanye. Uyu munsi naho tugiye guteka isosi y'inyama. Isosi y'inyama ifashe ubona imeze neza, ushobora kurisha ubugari, umuceri, akawunga, ikijumba, ikintu cyose umva warisha isosi y'inyama. Tugiye gukwereka uburyo wateka isosi y'inyama ikakuryohera ku buryo uvuga uti iyi sosi nzajya mpora nyiteka. Ndakwereka rero bimwe mu byo tugiye gukenera mu guteka izi nyama. Turibanda cyane ku birungo by'ibyatsi. Ikirungo cy'ifu dukoreshamo ni nyine cy'inyama cyitwa beef masala. Ni ikirungo cy'inyama beef masala niyo dukoreshamo. Ikindi dukoresha kitari umwimerere ni sauce tomate cyangwa tomato paste. Ikindi no umunyu. Umunyu urimo hano. Hanyuma ibindi byo ni ibirungo muri kubona hano by'icyatsi. Harimo poivro, seleri, inyanya, poiro, tungurusumu n'agasenda ku muntu gakunda. Ntabwo ariko bigushije ko ushaka kongeramo ibindi birungo ukunda wabyongeramo muri iyi sosi kugira ngo igire ya mpumuro ukunda cyangwa se cyanga ukunda ukoresheje ibyo birungo ushyira mu nyama. Naberetse ibyibanze ku buryo uramutse ubifite rwose wateka isosi y'inyama iryoshye imeze neza cyane. Ukuntu rero izi nyama tugiye kuziteka, ufata isafuriya ugashyiramo za nyama. Nta kindi kintu ushyira mu isafuriya, tuvuge wenda nk'amavuta urabubiretse. Turabanza tuteke izi nyama zize kwibyarira amazi yazo. Ducane. Iyo umaze gucana, ukimara gushyiramo inyama urapfundikira ugategereza ko za nyama ziza kwibyarira amazi. Bivuze ko uteka ku muriro mukeya. Urawugabanya kugira ngo za nyama zacu zidashirira zitari zashya. Nyuma rero dukate na bya birungo bivuze gukoresha muri izi nyama. Twongera rero nyuma igihe turebe ko za nyama zibyariye amazi. Urabona uko bigeze ahangaha. Hanyuma y'iminota 3 ducitanye ku muriro mukeya, nyama zacu ntabwo ziribyarira amazi. Turashyiramo umunyu.
tuvange twongere dupfundikire kugira ngo bize no gushya vuba. Dupfundikire. Inyama rero urakomeza ukareba, urabona ko amazi zatangiye kuyibyarira. Iyo zimaze kwibyarira amazi gutya, umuriro usa nk'uwongera, ukongera ugapfundikira. N'umuntu wifuza kurya inyama zikaranze ariko zitarimo amavuta, wajya uziteka nazo gutya. Ubwazo amazi ashiramo, zikibyarira utuvuta dukeya, akaba ari two tuzihisha. Twongere dupfundikire. Dutegereze ko aya mazi ari buze gukamamo muri izi nyama. Namara gukamamo urabona ko inyama ziraba zumutse kandi ziraba zimeze nkaho zenda gushya. Inyama twazicaniriye zibyarira amazi yakamamo, hanyuma nkuko mubibona amazi yakamyemo. Iyo yakamyemo rero shyiramo noneho akabona gushyiramo amavuta yo kuzikaranga kugira ngo za nyama zacu zibe zumutse ubona zisa neza. Shyiramo make cyane. Rero hano ugakaranga. Amavuta tuba dushyizemo ni ukugira ngo azane byabara bigaragaza ko inyama yacu nako inyama y'inka bigaragaza ko inyama y'inka yumutse ameze nyine mu mavuta gutya. Inyama zitetse muri ubu buryo ni inyama ziba zifite icyanga, wumva ziba ziryoshye, ziba zifite isosi isa neza, mbese ziba zitandukanye na za nyama dukaranga ukabona n'isosi ariko twabanje kuzitogosa. Ziba zitandukanye rwose, nawe uzabiteka gutya uzabona itandukanye. Muri kumva ariko urwo rukaranga ni nako n'impumuro uba uri kugenda uyumva. Nyuma y'akanya rero za nyama tuzikaranga mu mavuta, tubona ko zose zamaze rwose gufata amavuta, dukurikizaho gushyiramo bya birungo duhereye ku bitunguru, twongeramo poivro, seleri ndetse na poiro. Ibi ni byo birungo dushyiramo kugira ngo bize no gutuma ya sosi yacu ifata tudakeneye ibirungo by'amafu. Tuvange rero, ariko umuhumuro ndi kumva hari umuntu watangiye kugeraho nibura. Nawe nuteka inyama gutya ndakubwiye ngo uzaryoherwa. Urakomeza ukavanga kugeza igihe ubonye ko za nyama na bya birungo bitangiye kumera nkaho byenda gushya, bimaze gufata umwuka, bigiye gushya. Urapfundikira akanya gato. Hanyuma rero ubonye ko bya birungo byacu bimaze gufata umwuka n'amavuta, turashyiramo za nyanya ziseye.
dupange ubundi dupfundikire nazo zibanze zishye na bya birungo bishye. Inyanya rero hano ziba zamaze gushya, turongeramo sauce tomate. Tuvange n'ubundi burya izi nyama z'inka dutetse ubona ko zatukuye, twereka ko n'isosi nayo iza kuba isa neza cyane. Turamo sauce tomate, turongeramo na beef masala, cya kirungo cy'inyama. Ariko kamwe gato kaba gahagije mu kiro cy'inyama. Tukavanga uburyo bya birungo byose byivanga na ya tomato paste igashya, kugira ngo tuze kubona uko noneho dushyiramo amazi ari bubyare isosi. Ushobora kudashyiramo amazi ukaba washyiramo buyo cyangwa se boyiro y'inyama y'inka, n'ubundi uramutse uyifite wayishyiramo rwose ukarya isosi ifite icyanga kimeze neza cyane. Ariko uramutse udafite iyo buyo wakongeramo amazi nk'uko turi bubigenze. Tuba tugomba gukoresha ibintu byoroheye uwo ari we wese, kugira ngo ni umwihariko wa Hot 250 TV, murabizi yoroheje ku buryo ubwira umuntu gukaranga inyama gutya akayikaranga yibereye mu rugo bitamugoye. Ikindi nabibutsa ni uko beef masala uramutse utayifite wakoreshamo bya birungo twakoresheje by'inyanya, ibitunguru, amapavuro, amasereri, ibirungo ushobora kwikurira ku karima k'igikoni. Uramutse udafite beef masala ntabwo ari ngombwa cyane ku buryo uramutse utayifite utarya isosi imeze neza. Turongeramo rero y'amazi bigiye gushyiramo, wenda nimubona asa gutya ntimugire ngo ni ikindi kirimo, ni ya blender na sereyemo inyanya, kizemo amazi ndunguza kugira ngo za nyanya nyine zasigaye muri blender ziye gupfa ubusa. Gushyiramo rero ugenda ucunga kugira ngo utaza kukagira karekare ka gasosi kacu, ugenda ucunga. Wabona ari ngombwa kongeramo andi ukayongeramo, wabona isosi ifashe uko ubishaka ukarekera aho ngaho. Ukavanga kugira ngo bya birungo bize muri ya sosi yacu tugiye gukora. Ntabwo rero biba bihiye gutya utazateka wamara kuwushyiramo amazi ukahita ukuramo, oya urareka bikabira kugira ngo ya mazi ashye na za nyama naho zishye zihwane. Turapfundikira dutegereze bibire isosi yacu ishye, turagaruka tureba uko n'ubuhisho buza kugenda. Nyuma rero y'akanya dutegereje ko isosi yacu ishya, yamaze kubira, yahiye, inyama zahiye, turakurikizaho kuzimya hanyuma tuyarure. Nk'uko mubibona rwose n'amaso ndizera ko abaho. Isosi bisa neza ifashe mu buryo bwose ukozamo ubugari bukaza bwambaye. Rero gutegurira umuntu, ukaba wamuteguriramo n'umuceri, ukaba wamuteguriraho ubugari cyangwa se akawunga, bitewe n'uwitwa ukunda. Iyi sosi rwose iragenda ibyo ari byo byose.
hanyuma rero twebwe turayirisha umuceri, turayishyira ku muceri iyi sosi, ariko mu kubumvira nzabumvira ubutaha. Uyu munsi nabwo ntabwo numva ntabwo numva ukuntu bimeze, nzabumvira ubutaha. Reka mbashimire mwese twabanye mu gutegura iyi sosi. Wajyaga wibaza uburyo amahoteli cyangwa se amaresitora uriramo baguha agasosi gafashe kameze neza karyoshye gahumura, ariko ubonye ko bitagoye. Wibereye mu rugo wateka isosi inyama iryoshye, ubundi umuhuye n'umuryango wawe mukaryoherwa, cyangwa se n'abandi bateguriye abashyitsi ibirori mukaryoherwa bikamera neza cyane. Reka mbashimire, mbararikire gukora ikiganiro gikurikira iki ngiki, ariko mbasaba gukora subscribe niba utarayikora. Niba warakoze subscribe ndagushimiye cyane. Bye rero, mugire amahoro y'Imana. yemwe we gendaho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye.